ishimwe. Haleluya. Hanyuma impamvu turi hano akora voice of hope ijwi ry'ibyiringiro turashima Imana rw'iminsi itambutse, iminsi twaboneyemo ukuboko kw'Imana. Amen. Twabonye amaboko y'Imana ari kumwe nawe. Ntabwo ndi bwizibe mu magambo cyane ku mwanya ari mutoya, ariko twebwe mu mitima yacu twamaze gushyira ishimwe rikomeye imbere y'Imana yacu. Tutaragira n'icyo tuvuga, twarabihize, turi mu masengesho, dusubiza amaso inyuma, tureba imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, kuko ino korali yatangiye mu 2012. Urumva tumaze imyaka 10, ariko yatangiye ari urubyiruko, nta cyerekezo, nta cyizere, ndetse bamwe bari barimo bavamo baragwa, abandi bagenda mu yandi matorero, hasigara abantu bakeya. Hagati aho ngaho ndagira ngo abantu baba barimo batangiranye na korali bazamura ibiganza turebe. Abandi bo basigaye, ariko turabishimira Imana. Hanyuma rero ni byinshi icyo gihe byari bikomeye cyane, ariko Imana yagiye iduha amasezerano. Turashima Imana rero ko Imana yacu itabeshye. Kugeza uyu munsi turahagaze, turi korali, natwe tumva twifitiye icyizere cyo gukorera Imana. Haleluya! Imirimo y'Imana iratangaje. Nyuma yaho rero twahuye n'ibikomeye, ubwamba hano mu isi Satani ararwana, ariko ntabwo ajya anesha. Turashima Imana rero twihuse tugeze muri iyi minsi duhereje nyuma, igihe Covid yari imeze nabi, twibajije ukuntu bigenze, twibaza bigiye kumera, ariko turashima Imana ko yabaye mu ruhande rwacu. Haleluya! Icyo gihe n'abandi bantu bakeya narabwiye rero nta kindi twakora, mureke dusenga Imana, tugasenga twatura abaririmbyi bacu mu mazina, tukavuga ngo Mana, wowe ufite ubushobozi, ubafate aho bari, ko tuzongera kuba tutse mu rusengero tuzagushima. Ariko nta muntu twakaje, turashima Imana kuko Covid yagiye hatangira hasenga hemera abaririmbyi 5, i Masaka bitoroshye, kugera tukarimba turi 5, abandi batemerewe kuririmba, ariko Imana, haleluya, yabigenje neza. Uyu munsi turimo turarimbira Imana tungana gutya. Turashima Imana ko yatutambukije muri Covid, tukaba n'urusengero rwarakinguwe, tukaba tugukorera Imana twisanzuye. Imana yacishije. Hanyuma ikindi turashima Imana ko yaduhaye ababyeyi b'umugisha. Hari ababyeyi 2 baje batugana, aribo ba mbere batari basanzwe muri korali, mama Hirwa na mama bakwigira hano. Nibo bantu batinyutse baravuga ati tugiye kujya muri iriya korali, ariko batubereyemo umugisha. Batubereyemo umugisha, tubagiraho umugisha, Imana ibaho umugisha. Nifuje ko dushima Imana turi kumwe byinshi n'aba kubera akazi na gahunda nyinshi zitandukanye, Imana ibaho umugisha ko babonetse. Hanyuma turashima Imana muri ibyo bihe by'urubyiruko twakomeje gusenga Imana. Imana itwemerera ko izajya yubakira abantu ingo, ndetse ingo zikomeye. Uyu munsi nari ndimo ndeba nsanga abantu bamaze gushingirwa muri korali tangana ni ingo 24 zashingiwe n'abashaka. Haleluya! Hari n'abandi bagiye baza batugana ari abamama, nabo turabashimira Imana kuko Imana yatubwiye ko izaduha abaririmbyi b'umugisha, kandi kugeza uyu munsi turabibona ko ibyacu bitangiye gusobanuka. Haleluya! Imana ishimwe rero. Ese abantu baba barakoreye ubukwe muri korali voice maza muri biganza? Turashima Imana rero, Imana itanze ngo haboneka n'abana. Ariko muri ibyo bihe nubwo abantu bakora ubukwe, Satani waba yarakaye. Abantu bakoze ubukwe baratwita n'ibyo, ariko Satani abategera kubatwara ubuzima cyangwa se gutwara ubw'abana. Imana itubwira ko hari impfu nyinshi Imana ikuyeho, kandi tubibonesha amaso yacu yuko Imana hari imva yasibye.
hanyuma turavuga turi ku Mana tugiye kugushima. Niyo mpamvu kuri uyu munsi twifuje gushima Imana bw'imirimo n'ibitangaza Imana yagize gute yakoze. Niyo mpamvu rero turi hano. Imana yaraduhaye abuzukuru, Imana yaraduhayemo ababyeyi, harimo n'abasore n'abakobwa barimo muzamura ibiganza isuzi itera. Niyo mpamvu rero twifuje gushima Imana muri ubwo buryo. Twavuga byinshi ariko reka turekere aho ngaho. Icyo twizeye ni kimwe, ni uko hari n'ibindi Imana izakora, kuko ibyo ngibyo yaratubwira bikora, ariko hari n'ibindi yatubwiye itarakora, ariko tuyifitiye icyizere kizagira gute kizabikora, kandi nibikora nabwo tuzagaruka gushima Imana. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kuririmba indirimbo, ariko abadamu cyangwa abagabo b'abadamu bari muri korali baba barimo hano, nabo batambuka bakaza, ko twarabibabwiye ko baza naho bahagarara inyuma gusa, ariko bakaba bahari. Ndetse n'abadamu b'abagabo barimo hariya batambuka bakaza, bahagararane nta kibazo. Ubwo wanjye atambuka ahagarare hano, n'undi waba waje atambuke yegerewe. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Turashima Imana rero. Ndagira ngo tutamaze umwanya turirimbe ishimwe ryacu rero kubera iyo ndirimbo, ariko namwe nari nibagiwe. Hanyuma turimo dutegura ayo mashimwe, twahize umuhigo, ariko umuhigo twahize twawerekeje ku gikorwa cyari gihari, uko ubundi ariko bikwiye kumera. Niba hari icyifuzo itorero rifite no dukwiye guhera. Rero ibihe byashize twagiye twumva gahunda zihari zo gutunganya biro y'itorero, ndabona ngo reka dushaka ubushobozi bwo wenda dufatanye n'abandi, hanyuma tubasha kubona ibikoresho byo gushyira muri biro y'itorero ryacu, kugira ngo izina ry'Imana yacu rirusheho kugira gute guhabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero iteraniro ryose, abicaye mudufashe duhe Imana amashyi menshi, ndetse n'abateye bayivugiriza umuntu Imana yacu. Ishimwe itorero, bambura ibiganza twese. Haleluya. Nanjye ndashaka gushima Imana kubakora voice babitegura, ntabwo barambwiye ko bazashimira Imana bose babashyira kuri gahunda, ariko nkurikije ishusho mbonye numvise nanjye nashimira Imana. Haleluya. Nageze hano korali voice hari abumva yajya mu yandi makorali, ndagantoya aba nabo bahamagawe n'Imana. Haleluya voice. Urebe ndashimira Imana. Imana kumaze kumuryango munini, umuryango rwose ubona Imana ifiteho icyerekezo, kandi abantu bazabona yuko muri ijwi ry'ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Nayo umuntu mwambaye reba ibindi babiteguye ryari, numva ndatangaje rwose. Imana ibahumugisha. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga ni ukuntu umuntu akuze yumva ibyo ababyeyi bavuze, hanyuma agashaka ko abigiramo uruhare. Baraje barambaza ese ibikenewe ni ibiki, ndababwira ibikenewe, bambwira ubushobozi bafite, ndavuga ntabwo tuzegeranye n'ubwo abandi batanze kugira ngo tubashe kugira ibikoresho. Ubwo rero dufite biro nshya, dufite n'intebe nshya, ariko hari n'abandi baguze indi biro, ariko ntabwo turabona indi ntebe nshya nk'iyi ngiyi. Ubwo rero Uwiteka ntabwo ukora ku mutima, dukeneye indi ntebe nk'iyi ngiyi. Nicyari murebe.
gukora ku mutima uzutubwire tugiye kuri iyo ntebe umusanzu wanjye wangana gutya umuntu ashobora kuyigura ari umwe iyi ngiyi igura ibihumbi 200 intebe murebe iyi ntebe igura ibihumbi 200 iyi ngiyi murebe ariko ushaka kuvuga uti ngewe iyo umusanzu wanjye ushobora kuyigura yose ushobora kugira umusanzu ushobora kuyigura muri 2 ushobora kuyigura muri 3 ushobora kuyigura muri 4 icyangwa nuko mu nzu y'Imana ibyo dukeneye byose bigira gute bikorwa. Imana ishimwe. Bushe twashimiye wazanye computer, washimiye wazanye ipapet, nawe rero dukeneye ko tubishimira. Imana y'umugisha mwese mwese izina rya Yesu. Amen.